Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cya Kongo Kaykwamba Wagner hano yarari mu kiganiro n'igitangazamakuru cyo hanze mu kiganiro kirekire ndetse tugiye gusa nk'abacamo ariko hano bari bamubajije kubyerekeranye no kumaza ati Amerika, Kongo ndetse n'u Rwanda igihe bazahurira kugira ngo bashimangire cyangwa se basinyane n'amasezerano y'igisubizo kirambye. Kaykwamba Wagner ubwo yasubizaga yasaye nk'ugaragaza ko u Rwanda rwo atizeye neza ko ibyo bintu rubishaka. Umunyamakuru amubajije impamvu ashidikanya ku Rwanda, Kaykwamba Wagner ndagira ngo mve amagambo cyangwa se igisubizo yasubije hano. Doubts that the Rwandan party is serious? Yes, because they still have 6,000 troops on our sovereign territory. And you don't think they're still looting, they're still killing, they're still maiming, and they're still raping. That is... Ayo ni amagambo Kaykwamba Wagner yasubije. Yavuze ati impamvu rwose nsubije gutyo nuko u Rwanda impamvu nkeka ko rutifuza ko ibyo bintu bishyirwa mu bikorwa byo kuba bahurira muri Amerika ngo barangize ibintu byose ari uko u Rwanda ruracyari muri Kongo ngo ruhafite ingabo zigera ku 6,000 niko yavuze. Ndetse yongera gusubiza aravuga ngo ndetse u Rwanda ruracyari gusahura Kongo, u Rwanda ruracyari gucukura amabuye muri Kongo y'agaciro, ndetse u Rwanda ruracyari gufata ku ngufu muri Kongo. Ayo niyo magambo Minisitiri w'ububanyi n'amahanga yasubije muri iki kiganiro. Ni ikiganiro cyaciye kuri Al Jazeera ndetse abenshi bakomeje kugenda bambwira ati kira kiganiro iyi interview tuze twabasha kuyibona hano kuri iyi YouTube channel yacu tugasobanukirwa byinshi uko abantu benshi bagiye bayivugaho bitandukanye. Cyane cyane Kaykwamba Wagner nk'ayo magambo mvishe asa nkaho yagiye asubiza ibisubizo bisa nkaho nanone birimo ubushotoranyi ku Rwanda cyangwa se gukomeza n'ubundi gushinja u Rwanda ibyaha bikomeye cyane harimo nk'ibyo dutangiye wumva icyo gisubizo yatanze avuga ati u Rwanda ruracyari gufata ku ngufu muri Kongo, ruracyafite abasirikare bagera ku 6,000 muri Kongo, ndetse ngo ruracyari gusahura amabuye y'agaciro ndetse no gucukura. Ni ikiganiro cyabaye kirekire Kaykwamba Wagner agenda asobanura ibintu byose ku murongo ariko abenshi bagiye babona ko iki kiganiro ubwo cyageragaho noneho uno munyamakuru w'iki gitangazamakuru yamubazaga ku byerekeranye wa Al Jazeera ubwo yamubazaga ku byerekeranye na FDLR byaje kuba ngombwa ko noneho uyu minisitiri w'ububanyi n'amahanga asa nk'urakaye cyangwa se ikiganiro ubona ko batangiye kumubaza ibibazo bimeze nk'ibiri kumubangamira. Ari byo tugiye kura muri iki kiganiro kugira ngo nawe ugende ubyumva uraza gutangira umva ikiganiro cyose neza uze kumva noneho aho umunyamakuru atangira kumubaza kuri FDLR uyu mugore yasaye nk'urakara cyangwa se atangira kugaragaza ko ibyo bintu biri kumujena ibyo bibazo batangiye kumubaza. Ikibazo cya mbere uyu munyamakuru yabashije minisitiri w'ububanyi n'amahanga Kaykwamba Wagner wa Kongo yamubashije ngo turi kumva ko ngo ibiganiro mu bigeze kure bisa nk'ibiganisha ku mwanzuro wa nyuma cyangwa se ku mwanzuro w'amahoro hagati ya M23 ndetse na guverinoma yanyu ya Kongo. Atese koko umwanzuro cyangwa se umwanzuro w'amahoro mwaba muri kusatira cyane. Peace is always a process. I hope that we are closer than we were a few days ago, a few weeks ago, and a few months ago. It's a tedious, and I won't deny it. It's sometimes also a very difficult. Yatangiye asubiza avuga ati nibyo koko inzira y'amahoro ni inzira n'urugendo mbega ntago ari ikintu cyahita kiba ku kanya. Ati rimwe na rimwe bijya bitunaniza ndetse rimwe na rimwe bikanagorana, atari ko byibura ubu ngubu aho inzira y'amahoro tuyigeze biruta uko byari biri icyumweru gishize, biruta uko byari biri ukwezi gushize, mbega biri gusa nkaho turi kugenda tugana ku gisubizo cyiza. Ndetse yakomeje avuga ati by'umwihariko twebwe nk'igihugu cyacu cya Kongo twebwe twiteguye rwose mbega kuba twarangizanya nabo mbega amahoro akaboneka. Nicyo kintu twifuza nka guverinoma yacu kugira ngo tubashe kurangiza cyangwa se tubone ayo masezerano y'amahoro ya nyuma kugira ngo byibura tubashe gukuraho kino kibazo cy'umutekano muke ndetse n'abaje gufata ubutaka bwacu. Aho ngaha hanini abavuga u Rwanda buri gihe yavuze ngo abaje gufata ubutaka bwacu abavuga u Rwanda ati bamaze igihe bari kwangiza cyangwa se barigaruriye imijyi yacu ibiri minini. Makuru yamasha ati ese igihe cyanyacyo mwaba mukizi igihe mwebwe na M23 muzaba mwamaze gusinyana amasezerano y'amahoro. Aravuga ati turifuza ko byaba mu gihe cy'ibyumweru nibe mu gihe cy'amezi. Aragije umunyamakuru amaze ati ibyo nyine nibyo wifuza ariko si igihe cyanyacyo ni ryari. Kwamba aravuga ati ikibazo aho kiri nyine nuko bisaba uruhare rw'impande zombi. Ati twebwe uruhare rwacu turarwiteguye kuba twarangizanya na M23 tugasinya amasezerano y'amahoro y'ubuhuza buri kubera muri Katari, atari ko turizera ko ahubwo M23 ari igomba gukora uruhare rwayo kugira ngo icyo kintu rwose tukirangize. Tereka twizere ko M23 izakomeza rwose kuboneka ndetse ikaboneka mu buryo bwubaka kugira ngo iki kibazo kirangire. Umunyamakuru arangije aramubaza ati uravuze ngo M23 mwizere ko noneho ngo bazajya baza mu buryo bwubaka cyangwa se bakaboneka mu buryo bwubaka, bisobanuye ko hari ikintu batubahirije. Ati se n'igiki M23 itubahirije?
Well, I could start with the killing of innocent civilians. Right. I could start with the occupation of sovereign territory with the support of Rwandan troops. I could also speak about the fact that they have continuously, despite the fact that we are in peace talks, been establishing and consolidating a parallel administration, fundamentally undermining the very rule of... adaciye ku ruhande yahise avuga ngo ibintu nyine M23 n'ubu bakiri gukora bitatunezeza harimo kwica abasivile, harimo kwigarurira ubutaka cyangwa se ubusugire bw'igihugu cyacu babifashijwemo n'ingabo z'u Rwanda, ndetse bakaba banakomeje birengagije amategeko, bakomeje gushyiraho ngo ubuyobozi muri ibyo bice bagiye bafata birengagije cyangwa se ariko bakomeza gusuzugura no kwangiza amategeko y'igihugu cyacu, baba bigira nkaho n'ubundi ariyo bari guharanira cyangwa se bari gushaka kubahiriza. Kandi ibyo bakabikora ngo turi mu biganiro by'amahoro, bagakomeza bagakora izo gahunda zabo. Ati ibyo ngibyo rero nibyo bigaragaza ko hakirimo icyuho kuri M23 bitewe n'ukuntu baza bakiyerekana mu biganiro by'amahoro ariko bigatandukana n'ukuri kw'ibiri kubera kuri tere cyangwa se muri ibyo bice bafashe, kuko abashinja ko ngo mu bice M23 yafashe Kaykwamba Wagenano yakomeje kuvuga muri iki kiganiro avuga ngo M23 ibiri kwica abasivile ndetse ngo no gukomeza kwigarura ubutaka no kurenga ku mategeko y'igihugu cya Kongo. Atariko nanone uko niko kuri tere ngo bakaza bakigaragaza no kundi mu biganiro n'ubundi biri kubera bino biganiro mbega by'amahoro byo kugira ngo bahuze impande zombi. Umunyamakuru yise mubaza ati uvuze icyo kintu ngo M23 cyo gushyiraho ubuyobozi muri ibyo bice ngo bakishyiraho ubuyobozi bwabo ndetse n'icyo kuvuga ngo kwica abasivile, atese mu biganiro byabanje by'amahoro ibyo bintu ntago mwabikemuye. Makuru yakomeje avuga ati kuko ngira ngo mu myanzuro myinshi yari yaragitangwa cyangwa se mu byabanje mbere harimo ko M23 yagiye itegeko kugira ngo barekure ibice bafashe bamanike intwaro ubundi mukomeze ubuzima. Arangije aravuga ati uyu ni Kaykwamba Wagenano asubiza ngo umwanzuro w'inama y'umutekano 2773 Nation Security Council Resolution 2773. When you look at the peace agreement that we signed with Rwanda in Washington DC on June 27th, you can see that the end state that we're perpetually working towards is a full restoration. Ati ndetse umaze kureba umwanzuro w'umuryango w'inama y'umutekano w'umuryango w'abibumbye ukanareba amasezerano twasinye n'u Rwanda ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubona ko rwose mu bintu by'ingenzi twari dushyize imbere nka leta iyoboye igihugu ko ari ukugira ngo habanze hakurweho ibyo ngibyo byo kuvuga ngo M23 yashyizeho ubuyobozi bwabo, ahubwo ubuyobozi bw'igihugu cyacu bwongere bufata igihugu cyose bukiyobore ahantu hose haba hari ubuyobozi bwa Kinshasa. Muganga rero murabyibuka muri Eva Life sinaje bantwaye mu maboko, none dore ngarutse nigenza narakize rwose. Okay, Eva Life mwatabaye ubuzima bwanjye bwari buzimye, none mbatuye umutima nk'ishimwe. nuko muri Eva Life nta kitunyura nko kubona uwo twatabaye yaratoye imitende. Nawe rero ikaze muri Eva Life, tugukiza umuze mu mubiri unoze umunezero mu mabanga y'abashakanye, tunakwamurureho ingaruka zo kwikinisha. Waba warazengerejwe na infection urinaire, wazonzwe n'inzoka zo mu nda, impyiko, igifu, umwijima, diabete, sinizite, indwara z'abagore, kubura amavangingo cyangwa warabaye imbata y'ibiyobyabwenge, tambuka, igisubizo kiri muri Eva Life, kuko nta burwayi dakangara. Eva Life ikorera Nyabugogo haruguru gato ya gare iruhande rwa Kaizen Hotel. Telefone ni 0788 abari mu mahanga namwe ni muhumure kuko imiti yacu tuyibagezaho mu buryo bwihuse kandi bwizewe. Eva Life. Yakomeje avuga ati kuko nta na rimwe nk'igihugu cyacu guverinoma yacu ya Kongo tuzigera twemera ko hari ubundi buyobozi buza bugashyirwa ku butaka bwacu. Ngira ngo murabizi ibice byafashwe Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo hagiye hashyirwaho ubundi buyobozi n'abahafashe. Ndetse Kaykwamba Wagenano yakomeje avuga ngo ntabwo tuzigera twemera ko mu gihugu cyacu hari ubundi buyobozi bushyirwaho cyangwa se k'abasirikare baturutse mu kindi gihugu baza bakigarurira ubutaka bwacu. None se n'amasezerano ari kubera duhane ku munyamakuru yamubajije n'ubu M23 nta kintu irakora. Ati wenda biracyari mu nzira ibiganiro byo biracyajya mbere by'iduha, atari ko byibura hari effort bakagombye kuba bagaragaza ko hari icyo bari gukora muri kano kanya. Munyamakuru yakomeje abaza Kaykwamba ati none se M23 ubona koko muri ibi biganiro birimo nyine hari icyizere cy'uko ubona ko ibiganirwa muri ibyo biganiro bazabishyira mu bikorwa? Aravuga ati reka tuvuge wenda ukuri kwa nyako cyangwa se ibimenyetso tureke kuvuga ibyo twizera. Kaykwamba arasubiza ngo mu nama kuko M23 y'ibiganiro by'amahoro baritabira baraza rwose baba bahari
ndetse hari n'amadokima amwe n'amwe basinyaho, ariko nanone hakaba ukundi kuri kw'ibyo bakora kuri tere, ibyo nari maze kuvuga haruguru, bitandukanye n'ibyo bavuga mu nama cyangwa se bitabira mu nama bagaragaza. Umunyamakuru yageze aramubwira ati none se ukurikije weho uko ubibona ushatse kubalansinga ibyo ubona kuri tere bakora n'ibyo mu nama M23 biri kuvuga cyangwa se bakora, ubona koko bafite gahunda M23 yo gukuraho ubuyobozi bwabo bashyize muri ibyo bice bafashe, cyangwa ahubwo baba bari kugira ngo iminsi be yicuma gusa? Nicyo kibazo umunyamakuru yabajije Kayikwamba Wagner. If that they will come to acknowledge the reality on the ground, which is one where the DRC will not tolerate occupying, but also that many other stakeholders will not tolerate that. And it is a position of increasing isolation. Yasubije uvuga ati ndizera neza ko igihe kizagera nabo bakabona ko rwose igihugu cyacu cya Kongo tutazihanganira ibiri kubera kuri tere, nabo babona ko atari byo. Icyo tutazigera twihanganira nka Kongo bagomba kumenya nka M23 kugira ngo ibintu none batangire kubibona bya nyabyo, nuko tutazigera twemera ko bakomeza gufata ubutaka bw'igihugu cyacu bakabugira nkaho ari ubwabo. Ndetse usibye natwe nka leta ya Kongo gusa, hari n'ibindi bihugu by'abafatanya bikorwa bitazigera byihanganira ko M23 yakwigarurira bura butaka bwacu. Ndetse none bakicara bakanabona ko ikizakurikira ari ukumera nkaho bahejwe, ndetse ikizakurikiraho bakabona ko noneho batagomba kuguma muri uwo mwanya aho badashyigikiwe cyangwa se ibyo bari gukora bitazigera babyarira umusaruro, by'umwihariko ko noneho bitazihanganirwa na leta ya Kongo ndetse n'imiryango mpuzamahanga muri rusange. Umunyamakuru yongeye kubaza Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo, aramubaza ngo ku itariki 14 z'ukwezi kwa 10 mwagiranye amasezerano na M23 yo guhagarika intambara n'imirwano, ndetse hagashyirwaho n'ikipe igomba gukurikirana ko iyo mirwano itongera kuba hagati y'ingabo za Kongo ndetse na M23 mu gihe muri mu biganiro by'amahoro. Atariko n'uyu munsi yaracyari intambara muri Kongo, muracyari kurasana. Ukeka ko biterwa n'iki? Kwamba Wagner yasubije ngo ku ruhande rwacu nka Kongo rwose twebwe twakomeje kubahiriza, ni nacyo twashakaga cyane ku cyerekeranye n'ayo masezerano cyo kuvuga ngo duhagaritse intambara. On the side of the Congolese government, we are committed to a ceasefire. On the other hand, we are also in a posture where we have to defend our territory, in a posture where we have to make sure that the occupying forces, and when I speak of occupying forces, I'm not only talking about the M23, because we know that the M23 is accompanied and supported by the Rwandan Defense Forces. We cannot permit that the territory that they're already encroaching on can be widened. Yasubije ati rwose twebwe ku ruhande rwacu dushyigikiye rwose, ndetse tunibanda ku cyerekeranye no guhagarika intambara no kubahiriza ayo masezerano yo guhagarika intambara. Atariko ku rundi ruhande nanone nk'igihugu cyacu tugomba kurinda ubusugire bw'igihugu cyacu cyangwa se amatware y'igihugu cyacu, cyane cyane tukamenya neza ko izo ngabo zaje gufata ubutaka bwacu. Ati kandi iyo ndi kuvuga ingabo zaje gufata ubutaka bwacu ntago mvuga M23 gusa, ati kuko turabizi ko M23 ishyigikiwe ndetse inafashwa n'ingabo z'u Rwanda. Ati rero ntago tuba dushaka ko ibyo bice bafashe babimaramo abantu cyangwa se bakomeza kubyangiza. Ati niyo mpamvu rimwe na rimwe wumva ngo twarasenye kuko tuba dushaka gukomeza kurinda ahantu hacu. Umunyamakuru yongeye kumubaza ati ese weho ukurikije ibyo ubona kuri tere, nimba koko igihe cyo guhagarika intambara itarahagaze ahubwo kurwana byarakomeje, waba ubona ko ahanini biterwa n'ubushake bw'u Rwanda ndetse na M23 kugira ngo intambara ntihagarare? Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo yahise asubiza ngo urebye biri kubera kuri tere niko wasubiza koko kubona ko ari ubushake bwabo. Impamvu intambara idahagarara ni ukubera bo. Ati umunsi barekeraho intambara cyangwa se bakarekeraho kuturasa, ati natwe nibwo tuzarekeraho kubarasa. Bibutsa n'uriya mu biganiro, ariko nanone M23 buri gihe ihora isura amatangazo ivuga ati twasinye guhagarika intambara kutarasana, atari ko turi koherezwa amadrone na FARDC cyangwa se ingabo za Kongo bari kuza bakarasa mu basivili, bari kugira gutya na gutya. M23 buri gihe isura amatangazo nkayo. Ariko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'ubundi wa Kongo we nawe hano mu kiganiro yakomeza agaragaza ko ahubwo ibyo ngibyo ngo bikorwa na M23 ngifatanije n'u Rwanda, aribo bakomeza ngo kwangiza ibintu no kwica abasivile, ngo noneho ngo bikaba ngombwa ko ingabo za Kongo zo ngicyo zikora ngari ukomeza ngo kugerageza ngo gutabara, ndetse ko baniteguye rwose ngo guhagarika intambara. Umunyamakuru yongeye kumubaza ati naho se ku cyerekeranye no kugurana imfungwa, M23 ikarekura imfungwa za leta ya Kongo yafashe, namwe mukarekura abasirikare cyangwa se abashyigikiye n'abantu ba M23 mwafashe, byo ko bivugwa ko ngo bitari kugenda bimeze bite? Kayikwamba Wagner yasubije ngo
twebwe rwose ibyo bintu bisaba umwanya, bisaba amatekinike menshi no kubikurikirana biracyari gutunganywa. Umunyamakuru arongera muca mu ijambo aramubaza ati ariko nanone ikigaragara nuko bigenda bigaragazwa na M23 ko leta ya Kongo mwanze kurekura imfungwa cyangwa se imfungwa z'abashyigikiye 23 n'abakorana nayo n'abasirikare bayo, mwe mwanze kubarekura kugira ngo nabo barekura banyu kandi mwarabisinye ubundi mugurana imfungwa. Kikombo Wagner aravuga ngo nako umunyamakuru aravuga ngo hanini Kongo yabikoze ivuga ngo impamvu mutarekura abantu bose ngo ba M23 mufite ngo nuko harimo abakoze ibyaha. Kikombo Wagner arasubiza ngo nibyo koko, ati M23 igomba kugabanya rwose n'ibyizere ifite byo kumva ko ngo kuba tuzagurana imfungwa tukagira abantu bayo turekura bijyanye no kuba nanone tuzashyigikira umuco wo kudahana. Mbega ashaka kugaragaza ko abantu bakoze ibyaha bihambaye abo ngabo leta ya Kongo itazigera ibarekura. Turumva ibyo bintu ntabwo byabisobanutse rwose, kuko ngo M23 tuyifitiye abantu twafunze nayo ifite abacu, ngo tuhite turekura abantu bayo bose twafunze nayo irekura abacu. Ati ibyo ngibyo ntabwo twabikora, twaba dushyigikiye amakosa. Ati icyo gihe twaba turekuriyemo abantu ba M23 barimo abafashe ku ngufu, abicanyi, abasahuzi. Ndetse ako kantu niko M23 igomba no kubanza igasobanukirwa koko nimba yifuza ko tuzasinya amasezerano y'amahoro arambye. Ati kuko nuramuka urebye no mu bihugu duturanye cyangwa ukarenza amaso ukareba no hirya no hino ku isi, ntabwo twakubaka amahoro arambye dushingiye ku kudahana abakoze ibyaha, kuvuga ngo abantu bose ngo tuyise tubarekura kandi harimo abanyabyaha. Ariko umunyamakuru yagerageje kumaza ariko ibyo ngibyo ntabwo ari byo ngira ngo byari biri mu masezerano, wenda mwari kubisobanura neza ko hari abo muzarekura wenda ba M23 n'abandi mushobora kutazarekura wenda ngo bitewe n'ibyo ngo mubashinja ngo bashobora kuba baragiye bakora. Uyu mugore avuga ati ibyo ntabwo byari ngombwa ko bijya mu masezerano, iyo ni common sense, ni ibintu umuntu wese yahita yumva. Mbega mu yandi magambo nureba igisubizo cyatanzwe na Kikombo Wagner yagaragazaga ko imfungwa za M23 batazigera bapfa kuzirekura ngo nayirekura abantu babo bafashwe ngo bagurane, bitewe nuko bo bumva ko hari ibyaha bashaka gushinja cyangwa se gukatira abo basirikare cyangwa se abo bashyigikiye M23. Ndetse leta ya Kongo ikavuga ko ahubwo igomba kubashyira mu butabera bakabihanirwa kugira ngo hubahwe cyangwa se hubakwe amahoro arambye, ari uko ngo abo muri M23 bafite ibyo leta ya Kongo iri kuvuga ko bakoze bagomba kujyanwa mu butabera bakabihanirwa, apana kuvuga ngo bahise babarekura ngo kugira ngo gusa ngo hubahirizwe ibiri mu masezerano ngo ni amahoro. Kuko ntabwo twahita turekura kuko abo bantu ba M23 icyo gihe twaba tumeze nk'aho turi kubashimira ngo bishe abantu. Ati umuntu wishe umuntu se baramushimira. Kuri rwese maze ati rero ubwo ngubwo ayo masezerano ahubwo mwasinye ndumva nta gaciro gifite, kuko amasezerano yavugaga ko imfungwa zafashwe na leta ya Kongo bavuga ko ari abantu ba M23 cyangwa se bayishyigikiye bazarekurwa, nayo kurekura nyine aba Kongo yafashe M23. Atumva ko ayo masezerano rero ubwo ngubwo nta gaciro afite. Twebwe rwose aho duhagaze harazwi. Ati na mbere yuko M23 igaruka mu ishusho nshya cyangwa se M23 yongera gusa nkaho ishituwe na leta y'u Rwanda, Tshisekedi rero yagiye bisobanura avuga ko umutekano mu burasirazuba bwa Kongo cyangwa n'ahandi muri Kongo tudashobora kubaka amahoro arambye mu gihe cyose ubutabera budatanzwe cyangwa se budakozwe. Our posture on the matter of impunity has always been very clear. Even before the M23 renewed its rebellion, or the M23 rebellion was reignited by Rwanda, President Tshisekedi has always been very clear. We cannot build sustainable peace in eastern DRC or other parts of the DRC without justice. Umunyamakuru yakomeje baza Kikombo ati none se ubona iyo gahunda yo kugurana imfungwa kuko ugereranije zaba nka ryari, cyangwa se gahunda yo kuvuga ngo ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yo guhagarika kurasana hagati y'impande zombi ubona azashyirwa mu bikorwa ryari? Kuyasinya byo bari byumvikanye barabisinye ariko ntibyigeze bishyirwa mu bikorwa, ubona bizaba ryari? Kikombo yavuze ati umuntu atangaje itariki ngo bizaba igihe iki n'iki kwaba ari ukwihuta cyane cyangwa se gushaka kwiha ibyizere bidahari, ntabwo umuntu yahita abyemeza nonaha. Nibwo uyu munyamakuru yamubwiye ati mbega bimeze nk'amasezerano yose n'ibyo mwagiye mwumvikana bikimeze nk'aho biri aho mu kirere, mbega nta musaruro bimeze nk'aho bifite cyangwa se biteganya gutanga vuba aha ngaha. Ati oya, atahubwo nuko wenda hari detaye nyinshi tuba tutakwiye kuhita twemera cyangwa se tuhite tuza tubwire abaturage muri kano kanya, mu gihe wenda hari ibikiri kugenda bisa nk'ibikerererwa cyangwa se bigatwara igihe kugira ngo byemeranyweho, atari ko bidasobanuye ko ibintu byose turi gukora biri guta umwanya cyangwa se nta kazi kari gukorwa.
uyu munyamakuru rero nibwo yaje gukomeza amubwira ati nanone tuvuye kuri ibyo hari ikindi gikorwa cyari cyabaye ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu nanone cyari cyasinywe n'amasezerano yari yasinywe hagati y'u Rwanda na Kongo ndetse byanavugwaga ko perezida w'u Rwanda wa Kongo ndetse n'uw'Amerika bagomba kuzahurira muri Amerika kugira ngo basinye amasezerano ya nyuma bayashyireho umukono. Mukurebesha ati wabuze igihe ibyo ngibyo byo noneho bizabera se? Kayikwamba Wagner yasubije ati icyo ngicyo kijyanye wenda n'abakuru b'ibihugu kuzahura uko ari batatu bagasinya. Ati icyo ngicyo cyo giterwa hanini kinagendera ku mwanya w'abo bakuru b'ibihugu. Ati mu gihe wenda perezida wa Kongo yaboneka bigahurira n'igihe n'uw'u Rwanda nawe twizere ko nawe yaboneka aho ngaho niko yarengejeho. Ati ndetse na perezida wa Amerika yaboneka. Nibwo umunyamakuru yaje kumubaza ati kuki ugeze ku Rwanda ukavuga ati wizera ko n'u Rwanda narwo rushobora kuzaboneka? Ese rwaba rutifuza gusinya ayo masezerano ya nyuma y'amahoro? Still have 6,000 troops on our sovereign territory. And you don't think they're saying they're still killing, they're still maiming, and they're still raping. That is the reality. Now, does that aho ngaho rero niho umunyamakuru yahise amubariza ati kuki ugeze ku Rwanda ukavuga ngo urizera ko n'u Rwanda rwazaboneka mu gusinya ayo masezerano ya nyuma muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Ati se waba ushidikanya ko u Rwanda rushobora kutazaza gusinya amasezerano cyangwa se rutabishaka? Uyu mugore cyangwa se minisitiri w'ububanyi n'amahanga Kayikwamba Wagner niho yaje kwita avuga ngo cyane rwose ati kuko u Rwanda rucyafite ingabo zigera ku 6,000 zikihagaze ku butaka bwacu. Ati ndetse baracyari gufata ku ngufu. Ati ndetse baracyari gusahura, baracyari no gucukura amabuye y'agaciro. Niyo mvugo yakoresheje. Ariko wenda ibyo ntabwo tweta tubyuriraho ngo tuvuge ko wenda badashaka nabo kuzaza kugira ngo ikibazo gikemuke. Reka byibura dupfe kubaha icyizere cyangwa se tujye mu cyizere tuvuge ko nabo bashaka ko ibibazo bikemuka. None se kuki uvuze ngo u Rwanda ngo nugupfa kubyizera mbega tukavuga ati rega dupfe kureba? Mu yandi magambo y'ino munyamakuru abazaga Kayikwamba, urashaka kuvuga ko u Rwanda rutari seriye cyangwa se rudakomeje muri ibi bintu murimo byo kugira ngo hasinywe amasezerano y'amahoro arambye? Kayikwamba Wagner yasubije ngo ndizera mu byerekeranye n'abari inyuma y'ibi bintu cyangwa se bari kugerageza gutuma ubu buhuza bubaho. Ati ndetse nkanizera ko byibura bwa mbere muri kano karere k'ibiyaga bigari kacu harimo byibura abandi bantu n'izindi mbaraga ziri kuba zashyiraho n'uburyo bw'igitutu kugira ngo bari gushyiramo imbaraga kugira ngo yaba u Rwanda yaba Kongo ndetse n'izindi mande zombi bashyireho igitutu kugira ngo buri ruhande ruzabazwe amakosa y'ibyo rwakoze cyangwa se y'ibyo rutari kubahiriza. Yandi magambo ni nko gusubiza ngo bari bamuje ati u Rwanda ntabwo yizeye ko rukomeje mu kuba rushaka amasezerano y'amahoro. We mbega niba igisubizo yasubije ko u Rwanda atarwizeye ahubwo yizeye abandi bari inyuma bari kugerageza gutuma impande zihura, bakaba babashyiraho n'igitutu ndetse by'umwihariko bakaba bazananyura nyuma bakareba utarubahirije ibyo yasabwaga cyangwa se yategetswe gukora kugira ngo abe yabibazwa. Umunyamakuru yahise amubaza ati aho ngaho mbega ushatse kuvuga ko weho wizeye abahuza ukizera n'ibindi bihugu byo hanze bazashyira igitutu ku Rwanda rusha uko wavuga ngo u Rwanda ruri seriye nirwo rwifuza inzira y'amahoro cyangwa se kwizana muri ibi bintu? Nimba nkumvishije neza niko n'umunyamakuru yahise amusubirishamo ati mbega wizeye ko u Rwanda hari abazarushyiraho igitutu bakaruzana mu nzira y'amahoro no gusinya amasezerano y'amahoro, atari ko u Rwanda rwutizeye ko ruri seriye ku buryo rwifuza inzira y'amahoro? Nimba nkumvishe neza niko umunyamakuru yamubajije. Kayikwamba Wagner gusubiza n'ubundi yasubije umunyamakuru amwemeza ko ibyo amubajije ari byo, kuko yamusubije ngo aya ntago ariyo masezerano ya mbere dusinye mu karere k'ibiyaga bigari. Ndetse iyo urebye impamvu andi masezerano yose atigeze ashyirwa mu bikorwa twagiye dusinya mbere, ubwo ni Kongo n'u Rwanda, ni ukubera ko hagiye habaho ikintu cyo kuvuga ngo utarubahirije inshingano cyangwa se ibyo yasinyiye abibazwe. Rero ahangaha niho nizerera ko byibura kuba iki kibazo noneho Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakirimo ndetse na Katari bizatanga umusanzu muzima. Ikindi ukamenya ko tumaze igihe kigana n'imyaka 30 turi muri aya makimbirane. Wenda twebwe ku ruhande rwa Kongo iyo myaka 30 tumaze dufitanye amakimbirane n'u Rwanda n'ibibazo byose biri kuba, wibuke ko twebwe igihugu cyacu cya Kongo muri iyo myaka 30 cyagiye kigira abaperezida batandukanye n'ubuyobozi bugiye butandukanye. Atariko ku ruhande rw'u Rwanda kugira ngo byumve neza ho habayeho gukomeza mu mujyi umwe wabo bakomeza ibyo bintu byabo. Iyo magambo Kayikwamba Wagner yakoresheje hano. This is where have to be cognizant of the fact that we are coming from 30 years of conflict. On the side of the DRC, over the 30 years, we have had different governments, we have had different presidents. On the side of Rwanda, it has been a full continuity. Umunyamakuru nibwo noneho yahise atangira kubaza Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo Kayikwamba aramubaza ngo none se nawe uremera yuko koko u Rwanda icyo rwifuza ari ugufata biriya bice n'ubundi by'uburasirazuba bwa Kongo bakabikura kuri guverinoma yanyu, mbega bakabikuraho ubuyobozi bwanyu, mbega bikamera nkaho ari igice cyabo? Kayikwamba Wagner anavuga ngo
ibyo ngibyo sinshaka wenda kuhita mbyemeza cyangwa se ngo mvuge ibintu wenda mvuge ngo u Rwanda ari ibyo rushaka cyangwa se ibyo rushaka. Gusa icyo nzi neza nuko twebwe Kongo tutazigera na rimwe hari igice cy'ubutaka bwacu kidukurwaho cyangwa se kiyoborwa n'abandi bantu bo hanze. Uko byamera kose imbaraga zose bakoresha n'umuhate wose bakoresha ntabwo ibyo bizigera bishoboka. Tuzakora uko dushoboye ahantu hacu tuhasubirane. Segezaho none Kaykwamba ginasubiza ngo cyakora nanone urebye ahahise ibimenyetso hagiye haduha umuntu yanabyemeza akavuga ko ari byo. Nyamakuru none nibwo yaje kubaza Kaykwamba wagina aravuga ati none si igihugu cyanyu nka Kongo gute ubundi mujya mu biganiro n'igihugu nk'u Rwanda kandi koko mwizera ko gahunda bafite ari ukuba batwara ubutaka bw'igihugu cyanyu cyangwa se igice cy'igihugu cyanyu bakagitwara. Gute ubundi mujya mu biganiro n'abantu nk'abo ngabo mwizera ko ari abari kubangiriza igihe gahunda bafite ari ukuba bakata igice cy'igihugu cyanyu bakagitwara. Umunyamakuru nibwo yavuze ati bino bintu ndagira ngo binsobanurire mbyumve neza. Ati se kujya mu biganiro n'abantu nk'igihugu cyanyu nk'ubuyobozi muri gukoresha imvugo muri kuvuga ngo turabizi turatekereza ko u Rwanda rushaka gukata igice cy'ubutaka bwacu bakagishyiraho ubuyobozi bwabo mbega kikaba nkaho ari u Rwanda. Ati mwarangiza mukajya mu biganiro n'abantu muvuga gutyo mubabona gutyo. Ati ubwo ngubwo ntabwo byaba ari ibintu bigaragaza ko icyizere cyanyu kiba kiri hasi. Ati twebwe ntabwo biduteye ubwoba. Ati kuko urwo ruhande rundi impamvu rutaduteye ubwoba nuko tuzi ko rubeshejweho n'ubufasha bw'amahanga. Niyo mvugo Kaykwamba wagina yakoresheje. Ati impamvu tudafite ubwoba bw'uko u Rwanda rushobora kuba rwakata igihugu cyacu cyangwa se bwatwara biriya bice bya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo cyangwa se mu burasirazuba bwa Kongo. Ati nuko tuzi ko uruhande duhanganye narwo mbega yavugaga u Rwanda. Ati nuko tuzi ko ari uruhande rubeshejweho n'inkunga y'amahanga. Ati ndetse tukaba tunazi ko icyo gihugu rwose cy'u Rwanda kitakabaye kibayeho iyo biza kuba mu myaka myinshi ishize kitaragiye gifashwa n'ibindi bihugu by'amahanga ngo babahe inkunga babiteho. Rero niyo mpamvu natwe ibiganiro tugirana n'icyo gihugu ari ibiganiro byo ku rwego rwo hejuru ntabwo ari ibiganiro bisanzwe byo hasi. Iki ngiki rero ntabwo ari ikibazo Kongo ifitanye n'u Rwanda gusa ahubwo ati ni ikibazo kireba amategeko mpuzamahanga. Kaykwamba wagina mbega nubyumva neza ni nko kuvuga ati ikibazo cyose cyaba amahanga yose icyo gihugu we akita ngo ni igihugu ngo kibeshejweho ngo n'inkunga y'amahanga. Ngira ngo uri kumva ko hagiye hagaragaramo akantu ko kumera nkaho ari ugusuzugura ikindi gihugu. Umunyamakuru Sasaro nibwo nawe yaje kugaruka noneho abaza Kaykwamba wagina ati reka noneho tujye no ku rundi ruhande rw'u Rwanda narwo nkubazeho. Ati ahanini turahera ku masezerano mwasinye mu kwezi kwa gatandatu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se Washington. Ati none se u Rwanda icyo gihe muri ayo masezerano mwagize muri Amerika Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda ubwo bavugaga Duhungirehe Olivier ati yagaragaje ko ibimenyetso bihari bifatika bigaragaza ko igihugu cyanyu cya Kongo mufasha mutera inkunga umutwe witwa FDLR. Byo urabivuga hiki? All the world you do not support, We do not support the collaborate FDLR. We do not. in any way. They are Rwandans. They have Okay. been on our territory for the past 30 years. They have been Kaykwamba wagina arakaye cyane yasubiza ngo twebwe Kongo ntago dufasha FDLR. Ati ndetse iyo FDLR ni abanyarwanda bamaze igihe ku butaka bwacu babangamira abaturage bacu ba Kongo. Ati uko bamaze imyaka 30 ku butaka bwacu babangamira abaturage bacu ba Kongo. Ati ntago rero imyaka bayimaze mu gihugu cy'u Rwanda babangamira u Rwanda. Ayo ni amagambo yakoreshejwe na Kaykwamba wagina. Ubutsa kandi hagiye hagaragazwa ibitero byinshi by'igihe kigiye gitandukanye byinshi cyane FDLR inshuro nyinshi yagiye yinjira mu Rwanda ivuye Kongo iza guhungabanya umutekano. Uyu munyamakuru nawe wasaga nkaho afite amakuru menshi yakomeje abaza Kaykwamba wagina ati none se kuki uvuze ngo ntago mufasha mutera inkunga FDLR? Ati raporo z'umuryango umuryango harana uburenganzira bw'ikiremwa muntu, raporo z'umuryango w'abibumbye ndetse na raporo byonyine usibye n'iz'uyu munsi mu kwezi kwa 12 na vuba ahangaha zagiye zitangwa. Ati na raporo zo mu mwaka wa 2009 zagiye zigaragaza ko igihugu cyanyu cyangwa se guverinoma ya Kongo bagiye bagaragaza ko rwose guverinoma ya Kongo ifasha FDLR ndetse ubwo bufasha mwa FDLR bikaba ari byo ahanini bituma musa nk'abahinduka abanzi b'u Rwanda. Ndetse bikaba binavugwa ko ngo leta ya Kongo rimwe na rimwe igikoresha FDLR nko gushyira igitutu ku Rwanda bitewe na situation y'umubano wanyu ahantu hagaze. Tese ibyo ngibyo bivuga hiki? Yabazaga Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo. Kaykwamba wagina amusubiza hanini asa nk'unarakaye cyane avuga ngo ibyo ngibyo uri kuvuga ni ibya 2009 turi 2025. Umunyamakuru ambwira ati ariko ntabwo turi kuvuga ibintu byo mu 2009. Ati umwanzuro w'inama y'umutekano y'umuryango w'abibumbye wo mu mwaka wa 2025 nawo warabitangaje. Kandi uwo mwanzuro yari yigeze kugarukaho nawe ubwe dutangira ikiganiro Kaykwamba wagina ariko kumva yawuvuzeho nanone asa nk'ugaruka
ku ishusho we ashaka kubona, ariko bamubajije kuri ibyo bya FDL ashaka kubishyira ngo ni ibya 2009 ngo byavuzwe ntago ari 2025. Nibwo uyu munyamakuru yahise amugarura ati umwanzuro w'inama y'umutekano wa 2025 y'umuryango w'abibumbye, uwo mwanzuro wiswe 2773 ku ngingo ya 6 haravuga ngo, uyu munyamakuru yarabifite byose byanditse yari ariko bimubaza, iyo myanzuro yaravugaga ngo hagomba guhagarikwa ubufasha bwose buhabwa imitwe yitwaje intwaro by'umwihariko FDLR butanzwe na guverinoma ya Kongo. Ibyo urabivuga hiki? To the FDLR, and I think this is the important distinction we need to make. That we also have mechanisms to hold them accountable and to sanction them. On the flip side, when you look at the presence of the Rwandan army that sends over 6,000 troops into the DRC, we're not talking about random individuals who are not behaving. We're not talking about... Kwamba Wagina nibwo yaje kwita asubiza kino kibazo avuga ati icyo kintu cyo rwose bavuze muri iyo myanzuro y'inama y'umutekano cyo kuvuga ngo leta ya Kongo ngo iri gufasha FDLR, ati icyo ngicyo ntago ahanini bavuze ko ngo ari ikibazo cya guverinoma ya Kongo, cyangwa se ntabwo ari ikibazo cya guverinoma ya Kongo. Ati ahubwo icyo ngicyo ni kwa kundi ushobora gusanga hari nk'abantu ku giti cyabo mu gisirikare cyacu cya Kongo bashobora kuba barakoze icyaha cyo kuba hari ubufasha bahaye FDLR. Atabo ngabo rero natwe ntago tubashyigikiye nka leta ya Kongo, abo nitunabafata natwe tuzakora iperereza, abo ngabo tuzabibabaza cyangwa se tuzabibahanira, atari ko ntago ari guverinoma ya Kongo ibiri inyuma ngiri gufasha FDLR. Rwose tuzabahana tubafatira ibihano tunabibaryoze abo tuzamenya ko mu gisirikare cyacu bashobora kuba barahaye ubufasha uwo mutwe wa FDLR, atari ko ntago ari leta muri rusange wavuga ngo niri guha ubufasha FDLR. Ahubwo noneho duhinduye ibintu hano ni Kwamba Wagina yisaca uyu munyamakuru mu ijambo rukomeje kumubaza ibya FDLR, ahita amubwira ati ahubwo tugarutse ku rundi ruhande, ati reba noneho izi ngabo zigera ku 6,000 by'ingabo z'u Rwanda biri ku butaka bwa Kongo. Abo ngabo turi kuvugaho ntago ari abantu ku giti cyabo ngo wenda ngo ni inyeshyamba cyangwa se ngo ni abantu ngo bisanze mu gihugu kindi bakitwaramo nabi, ubwo ngubwo yavugaga nka FDLR mbega ngo ni nk'abantu bashobora kuba barisanze ku butaka bw'ikindi gihugu bakaba bakwitwara nabi. Ati abo ngabo ni abantu ku giti cyabo baratandukanye, ati batandukanye n'izo ngabo z'igihugu ziba zatumwe cyangwa se ingabo z'igihugu kizwi nk'u Rwanda ziri ku butaka bwacu, ndetse nta n'ugwenda uwo mubare uvuga ngo ni ingabo wenda nkeya zisanze ku butaka bw'ikindi gihugu zikavuga ati reka dukora ibyo dushaka cyangwa se dukora udukosa. Ese iyo ubonye mu gihugu cyawe hari ingabo zigera ku 6,000 z'ikindi gihugu, ese icyo kintu ntabwo kiba ari ikibazo cy'ibindi bihugu cyangwa se ni ikibazo kigomba kureba ibihugu byombi? Uyu munyamakuru nawe yese amuca mu ijambo aramubaza ati none se umuryango w'abibumbye kuki utabyise abantu bari aho ngaho bari mu gihugu cyanyu bitwara ukuntu, ahubwo bakavuga ko igisirikare cya Kongo gifatanya ndetse na FDLR bakanabagaragaza umutwe bakawuvuga izina. Ati se muri iyi myanzuro y'inama y'umutekano y'umuryango w'abibumbye urashaka kuvuga ko haba harabayemo kwibeshya wenda kuri iyo FDLR? Turumva bamwe mu bafugeze gutya bagafasha wenda iyo FDLR kuko babaye mu gisirikare cyacu cyangwa se bakirimo, urumva icyo gihe koko igisirikare cyacu bashobora kuba bahikibaza cyangwa se babikigerekaho Kongo cyafashije FDLR. Ubu Kwamba hana akavuga ko ibyo ngo bishobora kuba byarakozwe wenda na bamwe mu basirikare b'igisirikare cya Kongo, ndetse ngatari leta yabatumye ari impamvu zabo bwite. Uyu munyamakuru nibwo yaje kongera abaza Kwamba Wagina ati none se kuki mwasohoye itangazo uvuze ko wenda ngo ibyo bintu atari byo abasirikare banyu bashobora kuba babikora bashobora kuzabibazwa, atari ku itariki 10 z'ukwezi kwa 10 mwasohoye itangazo nanone rivuga ko umusirikare cyangwa se ingabo za Kongo abitwa ko bari mu gisirikare cya Kongo batagomba kugira uruhare n'ubufasha na bumwe baha FDLR. Ati none n'ubu ngubu uracyameze nkaho uvuga ngo bamwe muri bo bashobora kuba barabikoze. Ate se iryo tangazo mwarisohoreye iki? Niyo mpamvu Kwamba yise amusubiza ngo twebwe impamvu twatanze iryo tangazo ahanini tuba turi gukomunika cyangwa se tuba turi kumenyesha abaturage bacu bamenye igisirikare cyacu aho gihagaze, tunamenyesha abasirikare b'igihugu cyacu ibyo batagomba kwijandikamo ko batagomba gufatanya na FDLR. Atari ko se wari wumva u Rwanda rusohora itangazo nk'iryo ngiryo wenda ribwira abo basirikare bagera mu 6,000 bari mu gihugu cyacu wenda ngo basohora itangazo ribabuza ngo ntimwinjire mu gihugu cy'abandi cyangwa se ntimujye mu matwara ataraye igihugu cyanyu? Urumva u Rwanda rutanga itangazo rubwira abasirikare barwo ngo ntimugafate ku ngufu cyangwa ngo ntimukajye mu gihugu cy'abandi ngo musahure, ntimukica abantu b'abandi, ntimugatwara amabuye y'agaciro y'abandi cyangwa mwigarurire ubutaka bw'abandi. Ntabwo turabona itangazo ry'ikigo icyo ari cyo cyose mu Rwanda ribwira abasirikare babo gutyo. Nkibutsa ko u Rwanda kuva kera rwakomeje guhakana ko abasirikare b'u Rwanda batari ku butaka bwa Kongo. Hano Kwamba Wagina muri iki kiganiro guhera ikiganiro gitangiye gukomeza amaze gushinja abasirikare b'u Rwanda gufata ku ngufu, kwica,
gusahura, gucukura amabuye y'agaciro no kwigarurira ubutaka bwa Kongo. Anything of the sort come from Rwanda, maybe to the 6,000 troops that are still in DRC, do not go into a territory that is not yours. Do not rape, do not loot, do not take minerals, do not kill, do not seize land. We have not seen any institutional reaction on the side of Rwanda for its blatant violence. Turabona itangazo ry'iki gice cyose mu Rwanda ribuza abasirikare babo gukora ibyo bintu byose twavugaga haruguru cyangwa se wumvishe, ati kandi bizwi ko baje bagafata ubutaka bwacu mu buryo butemewe n'amategeko. Uyu munyamakuru yongeye kubaza Kayikwamba wagina ati hari irindi tangazo nanone igihugu cyanyu cyangwa se guverinoma ya Kongo mwasohoye rivuga ngo murasaba abasirikare bose ba FDLR cyangwa se uwo mutwe wa FDLR ko bagomba kumanika intwaro, ngo ni itangazo Kongo yasohoye, ngo mubabwira ngo bamanike intwaro bitange ku ngabo za Kongo cyangwa bitange ku ngabo z'umuryango w'abibumbye. Ati ese baba hari abamanitse intwaro muri uwo mutwe wa FDLR bakaza ngo mubafate mubafunge nk'igisirikare cya Kongo cyangwa se umuryango w'abibumbye, cyangwa se bikaba bikiri mu nzira bimeze bite? Kwamba wagina yasubije ngo ibyo ni ibintu bisanzwe by'umwihariko kuri bano basirikare bashinzwe kurinda amahoro b'umuryango w'abibumbye bari muri Kongo n'ahandi hose ku isi, ko rwose iyo hari abasirikare bari mu gihugu cy'abandi bashaka kumanika intwaro bagasubizwa mu bundi buzima busanzwe, rwose barazimanika ndetse bagira inzira babinyuzamo nk'umuryango w'abibumbye. Ati ibyo rero kuhera kera barabikoraga, abasirikare bose yaba abo mu kindi gihugu yaba b'igihugu bose bashaka kumanika intwaro bareba uwo muryango w'abibumbye. Kuva kera ibyo biraba muri Kongo kuva kera. None se ukaba watwizeza ko nimba iryo tangazo mwararitanze koko wumva ko FDLR nko mu gihe cy'ibyumweru cyangwa cy'amezi bose baba baramaze uwo mutwe waba utakiriho muri Kongo mbega utagihari? Ibyo nabyo biri mu masezerano y'ibyo twasinye twumvikanye muri Washington hagati yacu n'u Rwanda. Rwose unabinyujije kuri ayo matangazo uvuze abasirikare bacu bagiye basohora cyangwa se igisirikare cyacu cya Kongo avuga ko FDLR ikwiye kumanika intwaro bakitanga, ndetse rwose wumva ko twebwe basi twanatangiye gukora ibiri mu masezerano ari muri twasinye Washington n'u Rwanda. Ati niyo mpamvu rwose mu bice byitwa ko twebwe dukontorora, wibuka hari ibice bikontororwa na M23, ati dukomeza kubwira kominote z'abahatuye guhamagarira FDLR kumanika intwaro ndetse tukanabasaba ko basubira mu gihugu cy'iwabo. Tariki ibyo ngibyo tubikora mu bice twebwe tuyoboye cyangwa se dukontorora ngo dukomeze ako kazi ku rwego rundi. Umunyamakuru nibwo yashikumaza ati ese ukeka ko u Rwanda rwaba rukiri gufasha M23 rwirengagije imyanzuro y'inama yatanzwe n'umuryango w'abibumbye bakaba bagikomeje kuyifasha? Kayikwamba wagina yasubije ngo aho u Rwanda ruhagaze ku byemezo n'ibyagiye bitangazwa n'umuryango w'abibumbye twese turahazi. Ati kuko uyu munsi wa none haracyari abasirikare b'u Rwanda ku butaka bw'igihugu cyacu ndetse baracyohererezwa n'ibikoresho. Magambo naminduka murabona mbega kubyerekeranye no kuba u Rwanda rutaba rukiri gufasha M23, rwose nta minduka turabona, u Rwanda ruracyafasha M23. Ngibi ni biri gutangazwa na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga mu kiganiro, ndetse abantu benshi mwakomeje kuvuga ati murashaka kumenya ibyakivugiwemo, ariko mwibutsa ko u Rwanda inshuro nyinshi rwagiye ruhakana icyo kintu cyo kuvuga ngo twebwe ibyo nibazo bya Kongo ntabwo dufatanya na M23. Umunyamakuru n'ubundi yongeye kubaza Kayikwamba wagina ati raporo yasohotse mu kwezi kwa gatandatu isohowe n'umuryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu igaragaza ko ngo hari abantu bafunzwe mu buryo butemewe n'amategeko, hari abantu baburiwe irengero mu buryo butemewe, hari abantu bishwe, ndetse ibyo bikozwe n'igisirikare cyangwa se ingabo za guverinoma ya Kongo. Ese ibyo byaha koko byakozwe n'igisirikare cyanyu nka Kongo? Mwisha abantu murabafunga, abandi baburirwa irengero burundu, uko umuryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu wabibavuzeho. Haramutse koko hari umusirikare wakoze icyo cyaha cyo kwica umuntu cyangwa kumufunga mu buryo butemewe cyangwa se kuba yaburirwa irengero bikozwe n'umusirikare w'igihugu cyacu, ubwo ibyo ntabwo bishyirwa ku gisirikare cyacu cyose, ibyo ni bishyirwa ku muntu ku giti cye. Mu gisirikare wakoze icyaha, icyo gihe uwo musirikare ku giti cye cyangwa se abasirikare ku giti cye bakoze ibyo byaha bitaba urukiko rwa gisirikare rwa Kongo, rw'igisirikare cya Kongo, bakabibazwa. Ntabwo ibyo ngibyo ari leta yacu bishyirwaho. Ese mwakoranye n'uwo muryango w'abibumbye uharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu, basi murabubwira muti muduhe ibimenyetso tumenye abo bantu muri kuvuga ni bande b'abasirikare bacu bishe abantu? Ati cyane rwose. Sese avuga ati rwose twakoranye n'umuryango w'abibumbye uharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ishami riharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Ati ndetse nk'urugero rwiza ntabwo guhera mu kwezi kwa kabiri uwo muryango wadusabye ko bashyiraho akanama cyangwa se itsinda rishinzwe kuza gukora iperereza ku byaha byose byabaye muri biriya bice byaberagamo intambara cyo burasirazuba bwa Kongo, kugira ngo bakore iperereza bamenye muri icyo gihe cy'imirwano impande zose zagiye zihungabanya uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Ati twarabemereye, turi gukorana nabo,
ati ndetse iryo tsinda ntabwo rizareba uruhande rumwe ngo rwacu riturengere cyangwa barengere bariya toya, uwo ari we wese ibyo bizagenda bigaragaza bivuye muri iryo perereza ryabo, natwe nidusanga hari abasirikare bacu bagize ibyo bakora bazabibazwa rwose, natwe tubyemere. Ndetse tuzanakora uko dushoboye, twarabyiyemeje kugira ngo umusirikare wacu cyangwa abasirikare bacu tuzasanga hari ibyaha bakoze birenze ku burenganzira bw'ikiremwa muntu bazabihanirwa abo bose.